Ni kenshi ugira inshuti mukabana ariko bikaba ngombwa ko mutandukana, mwese muba mufite icyizere cyo kuzongera guhura, ariko nanone bitewe n'impamvu hari igihe birangira mudahuye. Ibi mvuze haruguru bihuye neza cyane n'imvugo byagiye Miru na Nyoni. Uyu munsi reka turebere hamwe imvano y'imvugo byagiye Miru na Nyoni. Ibategura ikiganiro nkanakibagezaho, nitwa Teacher Moses ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose arizo Instagram, X, Facebook, TikTok ndetse na YouTube channel yanjye yitwa Teacher Moses. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora, likes na comment nabyo niba buri maze tujye tubana mu biganiro bitandukanye nk'ibi ngibi. Iyi mvugo yahindutse umugani ngo byagiye Miru na Nyoni, ikoreshwa umuntu ashaka kumvikanisha ko hashize igihe kirekire ahunanye na mugenzi we, ariko bikaba byari byitezwe ko bari kongera kubonana bidatinze, maze bikazarangira baburanye burundu. Ubwo nibwo wabuze mugenzi we agira ati yagiye Miru na Nyoni, wakomotse ku mwami Yuhi Mazimaka ari ku ijuru rya Kamonyi ahagana mu mwaka w'1700. Umwami Yuhi Mazimaka ni umwe mu bami b'u Rwanda baranzwe n'ibintu bidasanzwe, byaba byiza cyangwa ibibi. Yarangagwa n'ibintu bitanu ari byo: ubusizi, ubusinzi, ubusazi buranga buhebuje ndetse n'ifuhe rikabije. Ibisazi bye rero ntabwo byahoraga, ahubwo byageraga igihe bigakabura, kandi ngo byazaga iyo yabaga yanyweye urwagwa. Nyuma urwagwa rwaje kuba umuziro ku bami b'u Rwanda bitewe n'ibyo rwakoreye Mazimaka. Ayo makaburo ya Mazimaka yabaga yakabuye, yabonaga ibyo abandi batabona bari kumwe. Reba nawe, umunsi umwe yarebye hejuru abona ubwato bugendera ku bicu, ingashya zabwo zifite urusaku runini, maze yumva agomba kuzimanira abari muri ubwo bwato. Nibwo atumije umuheto we, afata umwambi awutungaho umuneke, arasa mu kirere aravuga ati Miru na Nyoni. Arongera afata undi awusiga ubuki, yongera kuwohereza kuri bwa bwato ati Kabindi na buki. Noneho ngo ubwato busubira iyo bwari buturutse iburasirazuba. Nibwo abwiye abari bamushagaye ati buri ubwo bari ari abashyitsi tubazimaniye bazagaruka. Ibyo hari ababihereyeho maze bemeza yuko Mazimaka yahanuraga kuza kw'indege n'abazungu mu Rwanda, ariko Padiri Alex Kagame wavuze kuri icyo gitekerezo cye mu gitabo cyitwa Un aberriche d'intino restauré du Rwanda, we yemeza ko ibyo Mazimaka yavuze ari amateshwa y'umusazi. Akavuga ko byatewe n'uko Mazimaka yari amaze igihe yumva inkuru zituruka ku bantu bazanaga ibicuruzwa byabaga biturutse Zanzibar nk'amasaro ndetse n'imyenda byagurishaga mu Rwanda rw'icyo gihe. Na Mazimaka ngo yari afite umwenda urabagirana yambaraga akaberwa. Uwo mwenda nawo ngo wahiriye mu nkongi yo ku Rucunshu. Iyo rero ubirebye neza ubona ko ibyo Mazimaka yabonaga ari ibyaturukaga ku bisazi, kuko byanatumye yica abantu benshi. Ni muri ubwo buryo umuntu wazaga kumureba agakubitana n'uko amakaburo ye yahagurutse yaramwirasiraga cyangwa akamutanga agapfa, nk'ubwo yishe umuhungu yakundaga cyane witwaga Musingwa, ubwo yamurasaga umwambi ku manywa y'ihangu agira ngo ni umujura uje kwiba nijoro. Iki kiganiro ugitegurirwa na Teacher Moses. Ikindi gihamya ko ibyo yabonaga bitari ihishurirwa ry'abahanuzi ahubwo byari bisazi, ni uko Mazimaka yapfuye azize kwitiranya urutare n'ikizenga cy'amazi. Umunsi umwe ari hejuru y'inzu ye bitaga umuturirwa, yaritegereje abona urutare, yibwira ko ari icyuzi. Bitewe n'uko aho babaga bari kumwe batamenyaga ibyo abona, yagiye yerekeje aho urwo rutare ruri. Ahageze arasimbuka agira ngo yirohe mu mazi yoge, maze arwituyeho avunika ukuguru, nyuma aratanga. Bahise bamujyana mu gikombe kiri hafi aho cyitwa Nkingo kugira ngo adapfira ku murwa mukuru. Urutare rwishe Mazimaka nibwo rwiswe Gatumwa. Ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye yitwa Teacher Moses niba utarayikora, kugira ngo ibyegeranyo nk'ibi ngibi ntibikagucike. Maze rero amwe mu magambo y'abasazi adakurikije ikibonezamvugo cy'Ikinyarwanda Mazimaka yavuze nariya twabonye ngo Kabindi na buki kimwe na Miru na Nyoni, bitewe n'uko ari amagambo yavuze mu buryo busekeje kandi avuzwe n'umwami, abantu barayaharaye
bitewe n'uko Mazimaka yavuze azi ko abashyitsi bo mu kirere yari azimaniye ubuki n'imineke bazatuma bagaruka vuba, ariko bikarangira bataje. Byatumye kuva icyo gihe umuntu uherukana n'undi bikaba byari byitezwe ko azongera kugaruka, ariko ntibongere kubonana ntibibe. Bamugereranya n'abashyitsi ba Mazimaka bo muri ubwo bwato bwo mu kirere batigeze bagaruka, maze bakagira bati kanaka yagiye Miru na Nyoni, cyangwa ngo ibye byabaye Kabindi na Buki. Kugenda Miru na Nyoni, kugenda ugahera byari byitezwe yuko uzagaruka vuba. Ndabashimiye igihe wabateguriye ikiganiro nkanakibagezaho. Nitwa Niticha Moses. Ndakeka ko aka kanya umenya imvano y'imvugo byagiye Miru na Nyoni ndetse na Kabindi na Buki. Kora subscribe ndetse ukore na share. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka.